Iterambere rya ADRIEN NIYONSHUTI mu magare. Hari uwo yashakaga kumara agahinda yatewe na Genocide mu 1994. Football Club nayo yahawe uburenganzira bwo gusubukura imyitozo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ryahaye uburenganzira ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club bwo gusubukura imyitozo kugira ngo yitegure shampiyona inafitwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu yatwaye mu mwaka w'imikino ushize. Uburenganzira bwa Ferwafa ibutanze nyuma yo gusura aho ikipe APR Football Club izaba muri iyi minsi yitegura isubukurwa rya shampiyona, aho biteganyijwe ko izasubukurwa guhera tariki ya 1 Gicurasi 2021 kugeza ku ya 29 Kamena 2021, hashingiye ku igenzurwa ryakozwe n'akanama ka Ferwafa gashinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ajyanye no kwirinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Akanama kasuye APR Football Club kuri wa gatandatu tariki ya 9 Mata 2021, aho bahise bamenyesha APR Football Club ko bahawe uburenganzira bwo gusubukura imyitozo. Muri iyi baruwa kandi bamenyesheje APR Football Club ifite igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize w'imikino wa 2019-2020 ko mbere y'uko ikipe isubira mu mwiherero buri wese agomba kuzabanza kwipimisha COVID-19. Muri rusange iri genzura ryibanda mu kureba koko aho ikipe izakorera umwiherero ko hujuje iby'ibanze byose bikenewe mu kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Kugeza ubu mu rwego rwo kwitegura isubukurwa rya shampiyona, ikipe ya APR Football Club iri mu itsinda rya mbere hamwe na AS Muhanga yo mu karere ka Muhanga, hakaza Bugesera FC yo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, hakaza na Itensi, hakaza ndetse na Gorilla FC mu mujyi wa Kigali y'umudaheranwa Yusufu Haji. Kugeza ubu ngubu izi kipe ya Gorilla itari yakemererwa gusubukura imyitozo nyuma y'uko isuwe igasanga hari ibyo itari yuzuza n'aka kanama. Iterambere rya ADRIEN NIYONSHUTI mu magare. Hari uwo yashakaga kumara agahinda yatewe na Genocide mu 1994. ADRIEN NIYONSHUTI warokotse Genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 ni umwe mu bakinnyi bakoze amateka muri siporo mu Rwanda, aho yabaye umukinnyi wa mbere wabigize umwuga mu mikino w'amagare mu Rwanda, akanaba umunyarwanda wa mbere wakinnye imikino Olympic. Muri iyi mikino, mu kiganiro yagiranye na H. Innocent avuga ko mu rugendo rwe rwo kwiyubaka nyuma ya Genocide yakorewe Abatutsi yishimira intambwe u Rwanda rwagezeho mu kwiyubaka bikamuha imbaraga zo gutera imbere muri uyu mukino. Sewabo niwe watumye atangira gukina umukino w'amagare. ADRIEN NIYONSHUTI avuga ko imbaraga za mbere zo gukunda umukino w'amagare yazikuye kuri Sewabo, nawe wahoze akina uyu mukino mbere ya Genocide yakorewe Abatutsi, agashyira imbaraga mu kumwigisha ngo azamumare agahinda yatewe no kubura abana barimo n'uwari waratangiye kwitoza uyu mukino. Agira ati, imbaraga za mbere nazikuye kuri data wacu witwa Turatsinze wakinaga umukino w'amagare. Yabuze umuryango we wose, yari umugabo wubatse wari ufite umugore n'abana 6 bapfanye na mukuru wanjye umwe. Turatsinze amaze kurokoka yagize ikintu nakwita nk'ihungabana kubera kubura umuryango we wose, akumva ko nta cyizere cyo kubaho, ariko mu biruhuko akajya ashyira imbaraga mu kuntoza igare. Ati, ngomba kugutoza ukazaba umunyonzi mwiza, ukazankiza agahinda nagize ko kubura umuhungu wanjye Matene nifuzaga kuza basigira uyu mwuga wo gutwara igare. ADRIEN NIYONSHUTI avuga ko kuva icyo gihe gukina umukino w'amagare byari bivuze byinshi birenze gukina gusa, kuko yumvaga ari uburyo bwo guhesha ishema se wabo kusa ikivi cy'abavandimwe be. Se wabo yifuzaga ko bazakina umukino w'amagare ahubwo bakaza kwicwa muri Genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. ADRIEN avuga ko kandi ikindi cyamubaje ari ukuba se wabo yaritabye Imana atabonye intsinzi ye muri uyu mukino. Ati, nababajwe no kuba naratangiye gukina uyu mukino muri 2003, amaze kwitaba Imana muri 2001-2002 mfata inshingano zo kumwereka ko ibyabaye mu 1994 bigatwara umuryango wose, ko nshobora kumugarurira icyizere ku mukino yakunze yaheshaga ishema mu Rwanda rwa kera, ko nshobora kongera kumwereka ko bishoboka. Ariko ntibyakunze ko abona ibyo nagezeho. Nyuma yaho u Rwanda rwacu rwaje kuba rwiza, rugendwa kandi ruzira amacakubiri. Nifuzaga ko abona bya byishimo atabashije kubona mbere ya Genocide, aho yatsindaga ntabone abamwishimira. Amateka asharira y'igare rya mbere ADRIEN yakinishije, igare yatangiriyeho umukino w'amagare, rifite amateka akomeye kuko aricyo kintu cyonyine abishe umuryango wa se wabo Turatsinze basize nyuma yo gusahura ibindi byose. Nibyo
yasobanuye ati igare natangiriyeho ni igare uwitwa Rusirari yanguriye oncle muri za 1995 yarimuguriye mu Bufaransa, niryo yatangiriyeho nkina uyu mukino, niryo nakinishije agace ka mbere kava Kigali Rubavu muri 2003 nkina bwa mbere muri Tour du Rwanda ndikinisha uduce tubiri, nyuma mukuru wanjye aza kumpa irindi. Igitangaje ukuntu iryo gare basahuye byose, batwika inzu barayisenya, igare bararitwara, baravuga ngo bazi ko umuryango wa Turatsinze wapfuye ngo bazarishyira hariya ribe amateka bazajya bibukiraho abatutsi, ngo ukuntu umugabo witwa Turatsinze yajyaga atwara igare. Byabaye nk'igitangaza, igare riraboneka arishyikirizwa n'ingabo za RPA inkotanyi. Ati kubw'amahirwe ingabo za RPF zigeze Rwamagana, hari abantu baje kumva amateka y'iryo gare, abantu bari bazi amateka yaryo n'abari bazi Turatsinze, banamenya ko yarokotse, baza kumushaka bararimuzanira mu modoka, bati igare ryawe twararibonye. Turatsinze wari umaze kubura abana be yifuzaga ko bazakina umukino w'amagare, yahaye rya gare ADRIEN. Ati yarambwiye ati abana banjye barashize, ariko sinzabura umwe mu bana barokotse cyangwa abandi bazavuka nyuma. Iryo gare naje kuritangiriraho nyine uyu mukino. Sinakwibagirwa ingabo za RPF zabigizemo uruhare kugira ngo nongere ndibone. Uyu mukino w'amagare waje kumfasha mu rugendo rwe rwo kwiyubaka. Uburwayi yahoranaga buragenda burundu, atangira kwitabira amarushanwa mpuzamahanga. Ahura n'ikibazo cy'uko aho yajyaga hanze benshi bamubonagamo mu isura y'igihugu cya Genocide, ariko aza kubyitwaramo neza. Agira ati ikintu ntazibagirwa nkiga kuri Asperge, nahoraga ndwara umutwe, mpora ndwaragurika, ndwara igifu, aho banambaze inshuro ebyiri. Gusa nyuma nza gukomeza kunyonga, mba umukinnyi wabigize umwuga, ntangira no kujya gukina hanze. Inshingano za Turatsinze nkumva ngomba kuzigeraho. Umukino umpindurira ubuzima, bwa burwayi buvaho. Hanze aho najyaga bikaba ikibazo gikomeye, abantu bumvaga u Rwanda nk'igihugu cyabayemo Genocide gusa. Kubera Genocide bambazaga ngo ya mateka igihugu cyabayemo Genocide. 2007 njya California, aho namaze amezi 4 ndi kwiga ibijyanye n'umukino w'amagare. Umuntu wese wambonaga yazaga ambaza ibijyanye na Genocide. Nyuma yaho njya muri Afurika y'Epfo, abantu bose bambazaga Genocide, bati ese uri umututsi, uri umuhutu, uri umutwa? Nkababwira ndi umunyarwanda, nkina umukino w'amagare. Umubare wo mumbazaho, mba umunyarwanda wa mbere wabonye itike yo kujya mu mikino Olympique mu mukino w'amagare. Intego yanjye byari kuzamura ibendera ry'igihugu, abantu bakamenya u Rwanda mu yindi sura idafite ishusho y'ubututsi, ubuhutu cyangwa ubutwa. Uruhare rwa siporo mu kwiyubaka. Muri icyo kiganiro ADRIEN yakomeje agira ati kera mu mikino myinshi itandukanye bakoreshaga siporo mu buryo butari bukwiye. Wasangaga abantu bayifashisha ngo banacemo abantu ibice, ariko ishusho y'umunsi muri siporo ni ikintu gihuza abantu benshi. Iyo urebye abantu bitabira Tour du Rwanda babona ko u Rwanda ruri mu ishusho nshya. Iyo urebye abantu amagana baba bari ku mihanda bishimye, nyamara abandi barakoresheje ayo magana mu kubiba urwango mu bantu. Ubu ubona ari ikintu cy'agaciro. Avuga kandi ko ari intambwe ikomeye kuba mu Rwanda abantu baramenye isura nziza y'u Rwanda. Kwakira amarushanwa kugeza ubu ngubu mu Rwanda birakorwa, kandi amarushanwa akagenda neza. Rukaba ruteganya no kwakira shampiyona y'isi. Ari ibintu byaharaniwe, aho u Rwanda rwihaye icyerekezo cyiza. ADRIEN yisabira urubyiruko, anagira inama urubyiruko kuko arizo mbaraga z'igihugu. Anasaba kandi abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 gukomeza gushyira hamwe, bagakomeza kwiyubaka kuko nta Jenoside izongera kubaho ukundi. Ati abarokotse no gushyira hamwe tukibuka abacu, Jenoside ntizongera kubaho ukundi. Hari benshi babigerageje nyuma, ariko nta mahirwe bagize babona, nayo bazigera babona. Twibuke twiyubaka, by'umwihariko urubyiruko ruri gukura ubu rubona itandukaniro amateka mabi yaranze u Rwanda mbere ya Jenoside. Tuyigireho duhindure ubuzima bw'igihugu cyacu, kuko nitwe dufite imbaraga kandi dufite n'ubuyobozi bwiza. Kugeza ubu ADRIEN NIYONSHUTI afite ikipe yitwa Saka Skol ADRIEN Cycling Academy. Yanakinnye Tour du Rwanda 2020, ikaba izakina nyuma 2021. Akagira kandi n'ikigo i Rwamagana cyigisha abakiri bato umukino w'amagare cyitwa ADRIEN NIYONSHUTI Cycling Academy. Ikigo cyafashije abatari bake kuzamuka muri uyu mukino, barimo Valence Ndayisenga Rukara,
na Areruya Joseph bagiye begukana Tour du Rwanda.